Kigali's #1 hit music station. Turn it up right now. Showtime. 102.3. Let's go. Kiss FM. Bonsoir. Mwiriwe neza amakuru yanyu amakuru yawe uri kutwumva twizere ko mumeze neza Kristo. arugiyamba ni kuvuga ngahita nkubitana n'agafoto On this Wednesday. Kuri uyu wa gatatu. umuntu utaratubona ajya kuri Facebook. Arsene ajya yitora akareba mu dufoto yarangiza. Nombe zira botine. Hari agafoto keza mbonye kanjye nawe pe. Anyways, twizere ko umeze neza. Twizere ko gahunda z'umunsi zawe zagenze neza, natwe zacu zagenze neza, kandi kacu turagatangiye kugira ngo tukuganirize hanyuma twungurane ibitekerezo. Aha, twiganirire. Naje gusanga umugoroba wacu utuma abantu nyine urumva aya n'amasaha abantu bari gutaha kugira ngo saa 4 zigere bari mu rugo. Yes. So hari abantu turi gukorera umugoroba mu mabus, mu modoka, mu écouteurs twabo mu rugo. Bituma ari igihe tuganira ibintu gatuma n'abantu bibafungura mu mutwe nabo babitekereza Bakana debata mu rugo. buriya reka nkubwire dore engagement zaba engagement baba engaged by engaged. So let's talk about it. It's about time tubivuge. Hari umuntu uri nko muri bus ati hey Karabaye. bagiye kutubwira iki none Ntabwo tugiye ibyacu biri mu mitima yacu n'abakunzi bacu. you know. Yeah. Hari ukuntu nyine ubundi tujya kubona tukabona nyine niba tugiye muri proposal z'inshuti zacu dutumiye n'urugero urumva nge nawe twari babiri ariko hari noneho mu gitondo abantu bakabona cyangwa se yashize iminsi bitewe nuko mubishaka bati naremeye navuze yego cyangwa se umusore aravuze ati yavuze yego. Urumva nyine igisubizo cyabaye yego kuri ushoboshe ntaho yatujya tubona nta oya tujya tubona ariko oya zibaho oya zirahari. Hari aho njya mbona baba bari kwirukanka bahunga igihugu umva wagira ngo barakurikiwe like buri wese nyine hari utureaction nagiye mbona tumeze gutyo abantu bari kwirukanka nyine avuga ati shwidaka byanga swati kubera ko atinya proposal ziri mu bantu benshi cyangwa mu kimwe kubera ko ibyo bintu uri muramuza naho ntago byari ntabyo mwaganiriye ntabyo mwavuganye niba muri couple ntago ibyo gushakana ngo madame monsieur ntago byari birimo. Aha rero ubundi ni itegeko ko iyo umusore mukundana gusabye ko mubana ugomba kuvuga yego ni itegeko cyangwa ufite uburenganzira bwo kuvuga mbese mu gihe yafashe intambwe akagura iyo mpeta niyo atayigura proposition bwayo uko proposition buriya na amagambo imetiza nk'ikimenyetso. Yego mu gihe yafashe iyo decision akavuga ati giye kanaka wowe kanaka wakwemera kuzambira umugore kwa mama wana banje twabona umuzira iyo proposition mu gihe yafashe icyemezo cyo kuyigusaba cyangwa kuyikora ese izite must ni itegeko ni kamara ko ugomba kuvuga yego kuko yayikoze yayisabye cyangwa ushobora no kumubwira ati huya ntabwo uko nkwanze wenda si iby'ubu bizaba nyuma ariko for now no cyangwa kanavuga ngo no ntago ntubonamo husband material njye dukundana ngo tube sheri shushu gusa it has to end. Yego ni itegeko mami eka twebwe Queen of Sheba I have questions dushobora kuba tutari bubyemera cyane. Queen of Sheba kusaza kakara karimbo ka nyuma sha dusezera none ngo agiye muri gospel di ndi mitoma zajya yiririmbira madame ari muririmbira ate mu cyumba ariko oya ariko ashobora no kumugira video vixen wiwiteka ntago ujye ubona uriya mu type wo muri Nigeria uririmba gospel hariya yitwa ndi by the way ibintu bya gospel byibutse ukuntu Megan Good na pastors oh my God. Ariko barihanganye imyaka 9 ni menshi ni myinshi mami ni myinshi reka they were not supposed to live together for the whole no reka nkubwira ikintu kimwe twemeranywe yuko yego contraire cyangwa se abantu abyandi bavuga ngo le contraire satire ariko bigira limite ntago umuntu muba mugomba kuba muhabanye cyane bari bahabanye cyane icyambere cyo urumva uriya mu pastor no mu pastor icyo ni icyambere sibyo
urumva Megan Good batangira Actrice. bakora ubukwe muri 2013 ni 13 cyangwa urumva bari bamaranye imyaka 9 ubwo ni 2011 hafi aho ngaho kuko wendaga kuzuza 10 urumva igihari le type d'abord ya umupasteur ni kenshi bagiye bajya mu ma conference n'ibiki byose abakristo ntibatinye kuba bahaguruka bakabaza ngo kubera iki ngo utabwira umugore wawe ngo reke kwambara ngo gutya ngo ari amaminiye darara uri kubyumva nka mama pasteur and at some point ndabyumva niba abakristo bose bafite dress code bagenderaho sibyo abadiakoni abaririmba kubera iki umugore wa pasteur we ari ujye kwambara boobs out cyangwa se ari ujye kutwambara bikini n'ibiki kuri Instagram ari ibintu bigomba kuba hagati yawe. Now ejo wundi yanasubiye muri za filme ziri very very graphic sex scenes gusomana n'abandi uri kubyumva ibyo byose niyo umugabo yabyihanganira at some point pressure ibatikije iba nini. Ikindi nabonye cyari gikomeye cyane urabona Megan afite ibikomere yagiye akura mu bwana bwe no kwinjira muri industry ari mutoya ibintu yagiye regreta ibintu abandi bamunyujemo ibikomere abandi ba ex bamukoreye ubuzima yakuriyemo ku buryo ikintu cya mbere yanatinyaga ari ukubyara. Umaranye n'umuntu imyaka 9 mukundanye imyaka 2 nguvuga ngo baramaranye imyaka 11 irimo 9 bashakanye noneho ugasanga buri gihe babaje ngo se muzabyara ryari suko bari babuze urubyaro. Megan buri gihe wabonaga agifite ibikomere biri kumubuza kumva ashaka kuba umubyeyi kandi ufite umugabo uzi neza ko ashaka umwana. Like it can't work. Niyo mpamvu ndikubwira ngo barasubitse they just separated in a very peaceful way. Harimo ikinyabupfura cyinshi peaceful ntabwo ari nka Juno na Ariel byo bari ego ko bare hagati aho tunabonye reka we nasina yamubwiye ngo I love you undi akajya amwereka ururimi ngo I love you arangije tamubwira ngo ntuza you imihanda ntabwo yoroshye. Oya hari abantu sigemo bafite YouTube ngo yaman damn ngo isengure sese nangaye iyi capse Chicago Bulls check it out. Oh my god, hey, it's exhausting to be as Gen Z. It is exhausting. Reka rero twumvikane mami hari abantu ndeba bakandushya bamugani rega ntabwo ari imyaka yacu twarayirenze ariko si imyaka ni ikibazo cyo gushaka views ariko hari abantu batera abandi mu myaka yawe none se urabona ko umuntu ungana natwe yajya ku interview bakora yanamenya kuvuga ngo damn urana hari umuntu wo muri generation yacu wajya gutanga exactly ni imyaka rero twashaje ntabyo uzi none se let's agree on this one. Ni itegeko kuvuga yego sha jewe numva atari itegeko. Why? Kubera ko mbere na mbere yego ni ikintu umuntu yagakwiye kuvuga ari uko yagitekerejeho nawe gishaka atari uko wowe kuko watekereje kunsaba ko tubana nta kikubwira ko nshaka kubana nawe first of all. So ntabwo ibyo bitekerezo niba tutarabiganiriyeho first of all niba nta nikikwemeza ko nshaka kuba umugore by the way ntabwo abantu bose baremewe kuba abagore. None se ni ukubera iki mugera kuri urwo rwego urakundana bwo kumarana igihe runaka urabizi ko muryohewe bisanzwe ariko udashaka kuba umugore we uba ushaka kuba ikikopine ubundi byashira mukarekera Neza abantu bose mukundana ni ngombwa ko muzabana. Noye ntago ari ngombwa ko muzabana ariko like nta nubwo ariko munakundana uvuga ngo tuzatandukana. Muravuga ati reka turebe bizerekeza. Tanda igira kwasije ukagera kuri point kereka propose nko mu mezi hari Serena atangiye kureba umutipe ya propose umukopine wamaranye 4 mois ariko se kireka mba slappings. Oya ntago umukobwa yemera umutipe yagize nyine
arakunda cyane ni umuntu nyine mushiki we yari arimo amuserereza ngo kuri Halloween ngo yambaraga ngo a loving husband kandi nibyo niko yabikoraga muri primaire noneho umukopine we bari bamaranye 4 mois barimo baroherezanya utubizo barebana abantu bakajya bamurekera aho mujye gushaka icyumba mujya mu byo n'ibiki noneho urumva nijoro bagiye kuryama urumva la fille nyine yari yarayiwaho umutipe nyine afata metero za metero nyine zo mu batayeri yego ngo apime urutoki rwe la fille asinziriye umukobwa rero ni wa muntu ushigukira hejuru like ibintu byo gukadoringa musinzire ngo bufumbatana wapi ubwo rero umutipe amukoze umukobwa afata bya bintu waspriza mu maso bya poivre umuhungu aravuga no afata n'icyuma atadakwica acana itara aravuga ati zeburi wanjye aravuga ati wese uri bite n'izo metero aravuga ati I'm sorry nari ndimo ndashaka gupima urutoki rwawe nyine I want to propose aravuga ati so nubwo impeta ntarayishaka basi se would you be open to it umukobwa aramurira ati no ariko ubundi ni gute ujya gutera ivi ku muntu cyangwa kumubwira ngo tubane you know as a discussion urimo urana nk'ubu ngubu turimo turatangira umwaka wa 2022 hari igihe abantu bashobora kwiha gahunda bakareba bakavuga bati hari abantu bihutisha ibintu byabo cyangwa ugasanga wenda baravuze bati tuzasoza umwaka tubana nk'uko buri wese yiha intego ze z'umwaka iyo utangiye hanyuma wowe musore cyangwa wowe mukobwa kubera ko igitekerezo gishobora guturuka kuwo ubonye wese hagati yanyu ukajya kugera ku rwego ubwira umuntu ngo none se ngo ko mbona ngo tugeze aha naha ngo tumaze kugera kuri ibi nibi ngo kandi turakundana ubura ntabwo twakora ubukwe nko mu kwa 7 and I'm like uwo muntu kuba yavuga oya ntabwo ari ikosa rye koze na nubwo mbere yuko ujya kugera ku rwego ubupropoza cyangwa umusaba ko mubana nta nubwo wigeze wumva icyo atekereza ku rugo cyane noneho akenshi usanga abantu nk'abyo bazi ko bari batizeye igisubizo n'abandi babikorera mu bantu just to trap you so that kuvuga no biri kubana ikibazo mbega ukuntu waba utagetinze umuntu mubunjeho carry your own embarrassment nakubwira we hoye rimwe anaseka ahubwo yanaseseri ni wari serious abantu bakunda proposal nyine zirimo abantu benshi zirimo inshuti zabo zirimo abafamiye hari n'abantu baba bafite ababyeyi babaho ngaho you know I know ariko hari umuntu gutrapinga gutyo reka hari abantu babikora nk'ubu hari abantu nabonaga bari guproporiza he ukabona basohotse urabona nko kwa Makuza cyangwa se kuri Kigali Heights suri kwabona se urabona kuri Kigali Heights iruhande rwa Simba hari ahantu haba indabo uri kubyumva tuvuge munyuze muri Ria Ali cyangwa munyuze ahandi imbere y'ahantu hari ice cream murimo murakimbagira hagati yanyu ukajya kubona ukabona inshuti z'umujama cyangwa namwe batangiye gufungura amatelefone ukareba ubundi yarangiza ngo will you marry byonyine Kigali Heights ubwaye kuyicayo ndi yenyine mba numva ndi nko mpagaze nko muri stade ibaza ari embarrassment wabunzanyeho yo ubu se abantu babikorera muri Disneyland uri kubyumva ni nko gukorera muri Expo hano mu Gikondo muri Expo ariko hari numva ko biri romantique pe let's not even talk about ariko urumva reka tujye n'ahantu dream y'abantu bose bakunda urumva twari turimo turavuga uburyo umuntu ashobora gukoresha ahantu ngaho kugira ngo utavuga oya kubera yuko nuvuga oya kuko akenshi n'umuhungu proposa barasigara bavuga ngo urakagome ngo use ngo iyo yifata ngo ukaza kumuhakanira ngo mu gikari reka tuvuge hahana abakobwa bose ba dreaming Paris kuri Tour Eiffel bari hari ahantu uvuga ati it's a very nagukubitaho kana ahubwo nakatanga dukomeze show ibyo bitekerezo bazanye tuzabiganiraho dusubiye i Kigali dukomeze tunasnape kandi sinjye wakubwiye ngo ukore ibintu utaneguje Kiss nk'ibintu umbwiye tujye ibintu babihangayikisha mujye mubyigire tubwire ni itegeko Fafa ati oya ntabwo ari itegeko si itegeko pe hari aho agera akabigusaba
waramutahuye uko ateye ukabona mutabana bikaba ngombwa ko mukatira waramaze kumenya ko ariko ndakeka ko wavuga ni wabimenye wahita umukatira. Hari umuntu witwa Tiene yaravuze ngo ufite uburenganzira bwo kuvuga oya gusa mu gihe umutima wawe utarakwambura ubwo burenganzira nibwo utinyuka kuvuga oya, naho iyo nawe mukunda oya irasiba mwada. Ndabumvira Kicukiro ndabakunda. Okay. Metusela ati ntabwo ari ngombwa ngo ubyemere, ufite kubyemera canke ukabihakana. C'est votre choix. Ngo nose mwa muri mu biki atagusaba ko mu bantu. Uyu ni nkawe dusa ni ariko kwemeranya nawe ati none se mwamumarana iki mu gihe ntumva ko mutabana. Keza yavuze ko muri ambiance. Ambiance mu gihe kugeza igihe tubyumvikanyeho. Hari umuntu witwa Clement ngo ntago ari itegeko kuko ntekereza ko hari igihe umukobwa yaba ataramuna ibintu kimwe nuko umusore abibona, so numva ko ari uburenganzira bwe kuba yahakana akavuga oya. It's totally right. Well, ntabwo ari itegeko.